الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام بفنم وإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به دكم جاء سمرجات شمر نواقض الإسلام. وسبق أن ذكرنا أيها الإخوة وبشدة قوام يوفز نواقض الإسلام ni bisenya bikanangiza ubuislamu bw'umuntu, bimana bisobanuye ngo uwavuze la ilaha illa Allah kuba yagwa muri kimwe muri ibi ngibi bisenya ubuislamu. Iyo la ilaha illa Allah ye byitwa ngo imbere ya Allah nta gaciro bifite, la tuqbalu minhu inda Allah tabaraka wa ta'ala, ntago Allah byemera kuri we nubwo yabivuga inshuro miliyoni. Walidha kana lizaman ala kulli muslimin wa muslima, niyo mpamvu ari ngombwa ku muislamu wese ذكرا كان أو أنثى يوارو مغabo cyangwa se umugore ma'rifata hadhihi nawaqid al-islam, kumenya ibi bintu bisenya ubuislamu bw'umuntu, akabimenya kugira ngo abigendere kure. wal yawm insha Allah uyu munsi bi idhnillah tabaraka wa ta'ala nuwasilu ma'a an-naqid al-khamis, dukomezanyije n'icya gatanu min nawaqid al-islam mu bisenya ubuislamu bw'umuntu. قال المصنف رحمه الله umwanditsi w'igitabo ari Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yaravuze ngo al-khamisu, ngo icya gatanu, yani min nawaqid al-islam mu bisenyu ubuislamu bw'umuntu, man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafara ijma'a. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. iki ni cya gatanu wa Islam, ngo man abghada shay'an, uzagirira urwango ikintu kimwe, mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mu byo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umuntu uzagirira urwango muri dini ibirimo twazaniwe na rasul sallallahu alayhi wasallam, byaba ari wajiban, icyo agirira urwango cyaba ari cya kindi cy'itegeko mu dini ubusanzwe, au nafilatan, cyangwa se cyaba ari cya kindi cy'umugereka kitageze ku rwego rw'itegeko cya sunna. Kugirira urwango ikintu na kimwe mu byo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukumvura byanze ukavuga utari kubundi iki ngiki Imana kubera iki gishize muri Qur'an, yikireka yari kubiki, cyangwa se mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibintu yazanye iki kintu yakizaniye iki, ubundi yabizanye n'indi bimubyiye. Yani ugasanga umuntu ababajwe anafitiye urwango kimwe cyangwa se bimwe mu byo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kandi urwo rwango arufitiye ibyo nyine bidhawatihim by'ubwabyo nkabyo kuba biri mu idini. Yani ababajwe nuko biri mu idini, arababaye abifitiye urwango kuba Allah yarabishize mu dini ye ibintu runaka. Kuki Allah yategetse abagabo gutereka ubwanwa? Ibi bintu ubundi biri mu dini gute? Kuki Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abagabo kwambara umwambaro utarenza akabomba nkore? Kuki Allah subhanahu wa ta'ala yashizeho hijja? Yayishireho iki? Hijja ni imvune. Kuki Imana ibintu yabikoze? Mbese umuntu ugasanga ababajwe nta nishimiye bimwe mu byo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iyo bibiri muri ubu bwoko bumeze gutya, fahadha kufrun billah, ibyo nuguhakana Allah subhanahu wa ta'ala, na la ilaha illa Allah ye nta gaciro gira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amila bihi, yani icyo ufitiye urwango mu dini, walau amilta bihi, nubwo waba ugikora ushyira mu bikorwa icyo ariko mu mutima wawe utacyemera, ibyo ngibyo ni kufrun billah, ni kufuru, kuko byitwa an-nifaq, byitwa ngo ni an-nifaq, ni uburyarya. لأن المنافقين
uko abanafiki nibo bahisha ubuhakanyi mu mitima yabo bakagaragaza islamu mu bigaragarira abantu mu bikorwa ariko mu mutima atari ko bimeze. Fa al-ma'na ahangaha icyo bisobanuye wala amila bihi, yani bisobanuye ngo kabone nubwo icyo waba ufitiye urwango waba ugikora, yani ugishyira mu bikorwa, umuntu akabasari anababajwe ko biri mu idini, siko abona ko ntabwo abona ko byagakwiye kuba birimo, nta nubwo abyishimiye ikitwa iswala kuba kiri muri idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walakinahu yusalli, ariko akaba ajya gusari. Hadha kufrun, ibyo byitwa ni kufuru nubwo yabasari, fakuba mu mutima we ababajwe atanishimiye ikitwa iswala kuba kiri mu idini cyo nkacyo, nk'iswala nka ibada yitwa iswala, kabone nubwo yabasari. Lianna almunafiqin, ukaba nafiki kujya kintu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajyaga basari, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, yani bajyaga basara abanafiki ariko gusari kwabo bakabikora mu bigaragarira abantu ariko mu mitima yabo ntabwo bemera ibyo ngibyo barimo. Ikitwa iswala ntabwo bakemera, nta nubwo wagishyigikiye, nta nubwo uwagitegetse ari Allah nawe bamwemera subhanahu wa ta'ala. Fa icyo gihe nabyo byitwa kufurun, yani uramutse hari ikintu runaka wanga ubabajwe nacyo nka ibada kuba kiri mu dini Allah yaragishizeho, ukabuta ubabajwe nacyo cyo nkacyo, wala amilta bika, nubwo waba ugikora icyo ngicyo ariko mu mutima wawe ubabajwe nacyo, muri ubwo buryo twasobanuye, ibyo nabyo byitwa kufurun billah. Kabone nubwo yabigaragaza no mu bikorwa, yani hari umuntu ushobora kugira urwango bimwe mu byo twazaniwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam, akabigira urwango kuko biri mu dini, wa yusarrihu bidhalika ma'a al-amal, akabyatura ndetse n'ibikorwa bye bikabigaragaza. Ugasanga umuntu aravuze ngo kuki Allah cyangwa se kuki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazanye iyi sunna, itumariye iki? Umuswaki ni uwiki? Umuswaki ni biriya biti kuko Mtume yabonaga kubizana mu idini inyungu yabyo ari yihe? Umuntu akanga umuswaki kuko uri mu dini, ibada yitwa asiwaka kuko iri mu idini, akaba ari kubyangira biramubabaye, ntabwo byishimiye, ari kubona ko bitari bikwiye kuba biri mu idini. Wa yusarrihu bihadha, akanabyatura ku rurimi ukabivuga, wayashubu dhalika al-amal, bigaherekezwa n'ibikorwa, amagambo mabi, kubwira nabi abakora sunna runaka we adashaka kuba biri mu idini, ibikorwa bye bikagaragara bikanabigaragaza. Fahadha kafirun, uyu byitwa ngo yarahakanye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana dhalika fi qalbihi, ariko aramutse umuntu nguyu biri mu mutima we, wala yusarrihu dhalika, ntabyaturenga bivuge ariko mu mutima we akaba ariko abyemera. Hari zimwe mu byo ari mu dini, hari bimwe mu byo pinga atanemera yuko byagakwiye kuba biri mu idini, ariko la yusarrihu bihi, ibyo ntabwo byaturanga bivuge, yakunu fi qalbihi, biba mu mutima we. Fahadha aidan, uyu nguyu nawe ni kafirun, abari kafir ariko binnifa, yani munafiq, abaru munafiq. Lianna almunafiqin, ukaba nafiqin nibo yubtinuna al-kufra, bahishuha kanye mu mitima yabo, wa yudhhiruna al-islam, bakagaragaza ubuislam. Fa man lam yusarrih bihi, utabyatura ku rurimi rwe mu mutima we akaba ariko bimeze, hakaba mu dini w'islam hari bimwe mu bintu afitiye urwango, yumva ko bitagakwiye kuba biri mu idini, biramubabaje, ntabwo byishimiye byo nkabyo kuba biri mu idini nka ibada mu byo twazaniwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an cyangwa sawa'un sarraha bihi aw am lam yusarrih bihi, yabyatura ku rurimi rwe cyangwa se byaguma mu mutima we ntabyature, kufurun, ibyo ngibyo bimuvana mu dini yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu ala hadha, dalili bishimangira nawo Allah yavuze ngo walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Allah subhanahu wa ta'ala ariko tugaragariza impamvu abahakanye nyine bahakanye imbere ya Allah, bakanabibita ko bahakanye,
ndetse n'igihombo n'akaga n'amakuba bikaba bibariho umunsi bazahura na Allah yawm al-qiyama, ndetse n'ibyo barimo Allah kabyita kari dhalal, kari ubuyobe. Allah yatubwiye kimwe mu byatumye bamera gutyo, ngo dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, ngimpamvu nuko ngo bababajwe banarakazwa ntibanishimira ibyo Allah yamanuye. Fa ahbata a'malahum, biba impamvu yuko Allah nabo ibyabo abihindura umuyonga ntiyabiha agaciro. Allahu akbar. Allah ari kutubwira impamvu abahakanye bise ko bahakanye, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, ngimpamvu nuko bababajwe bananga bagaragariza urwango ibyamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bamaze kubigirira urwango ibyamanuwe bakabyanga, bakanga kwemera Allah, bakanga kwemera mtume, iswala, sawmu, hijja, ibyo Allah yazanye ngo tugendere ngo tubikore nk'ibiremwa, bakabigirira urwango bakabyanga ntibanabyemere, ngo byabaye impamvu yuko Allah avuga ngo yani kafaru walladhina kafaru, Allah ariko yabise ngo barahakanye. Le impamvu bahakanye ni iyihe? ngo dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, ngo nuko batigeze bishimira ibyamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahbata a'malahum, ngo bimaze kugenda gutyo Allah nabo ibyabo abihindura umuyonga, niyaha agaciro ibyo bakora byose. Allah nabasezeranya umuriro utazima bazabamo khalidina fiha abada, ubuziraherezo wal iyad billah. Limadha? Liannahum karihu ma anzala Allah, kuko barakajwe ntibanishimira ibyamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala, babigirira urwango, bituma Allah nabo ababara min al-kafirin mubahakanye, ndetse bazaba no muri ubuziraherezo wal iyad billah. Fa hadha ini dalili kwerekana yuko al-bughd wal kurhu, kugira urwango no kutishimira ibyamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala byo nkabyo ukabyanga kuko biri mu idini, kuko Allah yabimanuye, kuko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje abizanye, ukumva ko bitagakwiye kuba biri mu idini, ko ndetse ari amahugu kuba biri mu idini no kwimabaniraha, nkuko benshi birirwa babivuga nk'umuziki ngo Imana ngo ntabwo yawugira haramu kuko ngo nira harya abantu. Fa wal iyad billah, ugasanga umuntu mbese we arakajwe nuko mu dini hari ibintu birimo we yitaga kariraha kuri we, ariko idini rikaza rigaragaza kari haram. Ibyo yitaga kariraha kuri we, idini rikagaragaza kari haram. Ugasanga ababajwe no kumva ko biri mu idini, abyanze byo nkabyo, kuba Allah yarabimanuye, kuba yarabishize mu dini, kuba Rasul arabihamagariye abantu, wakumva ko bitagakwiye kuba biri mu idini, birabangamye, ntabwo shaka, ntabwo byishimiye. Hada kufrun billahi, ibyo bisenya la ilaha illa Allah y'umuntu, nubwo wasari agahanga kagakoboka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'uka bi shay, naco byakumarira. Tanbihan, ikitonderwa hangaha barakallahu fikum, amma nawo umuntu uzumva atishimye kukuba hari ibigiye gukorwa Allah yamanuye, ariko we muri yo kumva ko atishimiye kuba yabireba cyangwa se yabibona. Adribu lakum misalan, ndabaha urugero. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yasizemo yuko yani abaha lirrijal, yemereye abagabo kuba bashaka umugore urenze umwe, ibyo bita ata'addud, kurenza umugore umwe biremewe mu dini w'Islam iyo utararenza bane. Liqawli Allah ta'ala, Allah yaravuze ngo fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ngo rwose mujye mushaka mubo mwakunze mwashimye babanyuze mu badamu babiri batatu bane. Ngo Allah arabyemeye, abiziruriye abagabo, ni mubah, arabibemereye. Kuba umudamu yababara, kuba wenda umugabo we, yani kuba umudamu yakwifuza ko umugabo we atagakwiye kumushakira huwa kabiri, suko apinze aya arayemera. No kuba Allah muri idini yaremereye abagabo gushaka umugore urenze umwe, arabyemera, yemera ko biri mu idini, kuba Allah arabishizemo umutima we rwose uratuje kuri byo, ntabwo yapinga zira aya hadisi, ntabwo azanga, arazemera rwose, yemera ko Allah ari hakim,
ariwe munyabugenge uzi ibyo yakoze subhanahu wa ta'ala arabyemera rwose walakinaha ariko umudamu nk'umudamu we yumva ko yabana n'umugabo umwe wenyine n'uwo mugabo agatunga uwo mugore ari umwe wenyine atamuzaniye uwa kabiri ntiyifuza kuba yazanirwaho mukeba cyangwa se umugore wa kabiri yumvaga ko yabana n'umugabo ari bonyine nta wundi ashatse uwo mugabo suko yapinze ibya Allah yarabyemera ariko we nkawe tabiatuha kamereye yumvaga ko umugabo bari kumwe bagumana ntamuzanire wundi fahadha laysa kufran ibyo ntabwo byitwa ngo buhakanye ibyo ntabwo byitwa madha kufra kuko ntabwo apinze icyitwa ta'addud kuba kiri mu idini ntabwo we apinze zira aya na hadisi zibyemera nta nubwo ababajwe nuko biri mu idini Imana yabyemeye muri idini ikabyemerera abagabo ahubwo we ihaliye ari kumva ko yagakwiye kuba ari kumwe n'umugabo atamuzaniyeho mukeba ibyo ntabwo byitwa kufuru nta nubwo byitwa ngo arahakanye uwo mudamu uko hari abagabo ujya kubona ukabona azanye wa kabiri wenda ntabwo bigenze neza na madamu ugasanga umugabo aravuze ati ngo nutemera kunza n'uwa kabiri uraburi kafira urabuvuye mu dini wa mugore we ngo kuko Allah yaravuze ngo ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ngo urabo wanze ibyo Allah yemeye muri Qur'an la laysa min hada albab ntabwo ariko bisobanuye umudamu aramutse yemera aya za Qur'an zemera ko umugabo yemera gushaka babiri batatu bane hadith arazemera rwose nta nubwo ababajwe nuko Allah yabishize muri iyi dini yabyemeye oya ahubwo we nkawe n'umutima we ntabwo akunda guhariko we nkawe nagakunda kuba hari kubyo ngibyo ntabwo byitwa kufran cyangwa masalan urundi rugero Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah Allah yagaragaje ko umujura igihano cyo mu dini w'Islam yaba ari umugabo cyangwa se umugore nuguca ikiganza faqta'u aydiyahuma mujye muca umujura w'umugabo cyangwa se umugore ibiganza byabo mujye mubikata nicyo gihano Allah yashizeho tabana ahangaha amategeko nk'aya yubahirizwa mu bihugu bya Islam aho kuyobora kwaho bishingiye kuri Qur'ani na Sunna amma naho ahatari muri ibyo bihugu ntabwo byemewe mu Islam kuba ngo ngiye ngo munshakaboko ngo nibi nuwabikora yahanwa akanafungwa n'amategeko yaho ngaho kuko aba ashatse gushira mu bikorwa yani ibidashirwa mu bikorwa muri ibyo bihugu bitewe na gahunda n'umurongo n'amategeko agenga ibyo bihugu ahangaho byubahirizwa n'ibihugu bya Islam lakin ariko nyandi kuvuga min haythu al-hukm mugerekeranye no mu dini w'Islam buryo Allah yaciye urwo rubanza umuntu aravuze bamubwiye bati ngwino uje kureba aho bagiye gushyira mu bikorwa igihano cya Allah subhanahu wa ta'ala bagiye gucumuna akaboko umuntu akavuga ati ashwi ya murambabarire nge ntabwo ndi sinshaka kubireba sinkunda kureba ibintu nk'ibyo ngibyo bari gucumuna akaboko hada la yusamma kufran ibyo ntabwo byitwa ngarahakanye ntabwo byitwa ngo ngubwo ngaranze ngababajwe nibyo twazaniwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam uko ibingibi Allah niwe bizanye subhanahu wa ta'ala niwe bishiza mu dini ye abimanurira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul arabitubwira anabishira mu bikorwa we ubwe kugiye cya alayhi salatu wassalam yani hari abantu adashobora kureba iyo shusho icyo gihano kiri kubahirizwa akaba yavuga atashwi murambabarire ntabwo nshobora kuba naboneka ngo ndebe ibyo bintu aho umuntu bari kumuca ikiganza yibye bari gushyira mu bikorwa itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo nshaka murambabarire sindi buboneke la yani ntabwo bisobanuye ngo ubwo yanze ngo ibyamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala la farq bayna hadha wa hadha abantu bajye batandukanya uguhakana ikintu kuba kiri mu idini nkacyo impamvu kirimo kuva birakubangamiye nta nibyo ushaka wanakivuje yuko kitakakwiye kubamo ibyo nibyo bita kufuru amma nawe kuba umutima wawe wera unemera ko ibirimo ibyo Allah yamanuye koko urabyemera ni nako byagakwiye Allah niwe hakim niyo munyabugenge ni nawe uzi impamvu akora ibintu urabyemera rwose nta nubwo bipinga nta nubwo bihakana n'umutima wawe uranyuzwe kuri byo amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir abemera mana bemera ibyamanuriye Muhammad sallallahu alaihi wasallam byose uko byakabaye badafite gushidikanya amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih
ni na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe wibanze mu kwemera ibyo yamanuriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Natwe bemera Imana, kullun amana billah, natwe twese tugomba kwemera Allah n'ibyamanuriwe mtume na byose tukabyemera nkabemera Imana. Kandi twakumva ngo qala Allah qala ar-rasul, Allah yavuze, rasul yavuze, tukaba muri babandi bavuga ngo sami'na wa ata'na, Mana turumvise kandi turumviye nta komante. Umwemera Imana rero gihe we abyemera gutyo ibyamanuriwe mtume, akaba atanababajwe yuko biri mu idini, arabyemera aranabyishimiye, ariko we ukateye ntabwo akunda kuba hari ibyo yabona biri gushirwa mu bikorwa mu byo Allah yamanuye bitewe n'uburyo ateye. Nge mbahaye urugero, kuba bamuhamagara ati ngo ngwino urebe aho bagiye gutera amabuye umuntu wasambanye kandi yarashatse, nkuko mu bihugu by'Abarabu bashyira mu bikorwa ibya Qur'an na Sunna. Hanyuma kuba wavuga ati iyo shusho simba cyakuyireba, si rwose mu mbabarire, uko Allah ibihano bya Allah bigiye gushyirwa mu bikorwa. Allah yavuze ngo iki, wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, ngo hagiye hagira bemera Imana baza gushuhudiya barebe uburyo ibihano bya Allah biri gushyirwa mu bikorwa. Baramutse baguhamagaye ngo ngwino nawe uje kureba uburyo itegeko rya Allah rigiye gushyirwa mu bikorwa, ukavuga tashwi murambabariranye, sinkunda kubona bibona umuntu bari guca ukuboko ikiganza kuko yibye, cyangwa se bari gutera amabuye kuko yasambanye kandi yarashatse, cyangwa se bari gukubita inkoni ijana kuko yasambanye ari umusore atarashaka. Ibyo simba cyaka kubireba murambabarire. Umuntu aramutse ateye gutyo ntabwo byitwa ngo yanze ibyamanuriye mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahubwo wala yusamma kufran, nubwo byitwa ngo arahakanye, ahubwo ibyo ngibyo byitwa ngo ni kamere ye, ni kawenda ateye, ni nakameze, ntabwo byitwa ngo ni kufuru, ntabwo byitwa ngo ni kufuru. Kufuru ni igihe wakwanga ukanabangamirwa, ukumvura abangamiwe, ukababazwa nuko hari ikintu Allah yamanuye akagishyira muri iri dini, ukumva ko kitagakwiye kuba kirimo. Fa hadha, icyo gihe yani uramutse ubivuze ni kufurun, unabihisha mu mutima wawe no gutabivuga nabyo ni kufurun billahi tabaraka wa ta'ala. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Impamvu abantu bazajya mu muriro ndetse Allah akaba yaranabise ko bahakanye nuko banze banababazwa ibyamanure na Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse nibyazanwe na mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu benshi bakabyanga byo nkabyo kuko biri mu idini, bakumva ko bitagakwiye kuba birimo. Fa ahbata a'malahum, bibimpamvu yuko Allah hindura ibikorwa byabo umuyonga. Bimaana bisobanuye ngo na la ilaha illa Allah bavuze ntacyo yabamarira umugihe umuntu yarabuka ateye gutyo. Iyo arabuka uteye gutyo muri kiriya cyiciro cya mbere mvuze, tubu ila Allah qabla fawati al-awan, kora tawbu garukira Allah hakiri kare bigishoboka, wa illa bitaribyo yawm al-qiyama ibyawe byose bizahinduka umuyonga. Na la ilaha illa Allah yawe nta gaciro yagira nubwo wasari inshuro zitabarika. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.